Tunashukuru Bwana yeye Bwana kwetu kwa kile sana sana kimekuka wasema zile na hakichini. Ndio tunachoshimana uko kwa kufanya reshi baba tazamani hivi ndio kwa baba zaka kufanya ariko Imana shineye ko tunatukusanya hawezi kadashimire ababyeyi bacu batweretse uburyo ijuru bizaba bimeze tuzaba dusangira ku meza yo gukiza mu by'ukuri nagahinda gakomeye cyane kubona twarize muri koleje tugasenga mu isabato tugasenga mu gitondo ariko tukazabura ku meza yo gukiza icyo tubwiriza rero ni kugira ngo twese atabuze n'umwe tuzahurire abantu neza uyu munsi rero Imana ashimye yuko ari igihe tugiye kwiga ijambo ryayo umutwe w'icyigisho kuko mubibona ni away from home cyangwa se kure y'urugo mureke dusime Uwiteka Mana ikomeye Imana nziza Mana y'urukundo tugushimiye kuri Imana ikomeye izengera mu cyubahiro buri bana natwe muri byose utuyobore intekerezo zacu ziri kugira ngo zerekeze iwawe mu ijuru uturinde kugira ngo bindi aho umwami duhagurisha nawe buri bana natwe twiyobore muri byose dusingize izina rya Yesu twigisha rero kuko mubibona ni kure yo mu rugo umuntu yakibaza ati se kure yo mu rugo gute ahangaha twese turi ntabwo turi iwacu kandi n'ahandi ku ishuri abenshi bagiye musiga iwanyu muza kwiga hano gusa uyu munsi ntabwo ngiye kubabwira ko mwavuye iwanyu mukaza hano ntabwo ari byo ngiye kuvuga muri Luka igice cya 15 guhera ku murongo wa 11 ubundi kera wari umuco w'abari kugenda bategereje kujya kumva icyo Yesu yabaga ari kuvuga abakoresha b'ibikorwa abanyabyaha abantu benshi bazaga baje kumva ibyo Yesu ari kubabwira nk'uko Yesu ari umwami Yesu yari yaje kugira ngo adukize twongere tumuhungire abantu rero bakundaga kuza aho yari mu byo yababwiye rero harimo uyu mugani uboneka muri gice cya 15 guhera ku murongo wa 10 hari umugabo wari ufite abana babiri umuhererezi abwira se ati data umugabane w'ibintu ukwiriye ubundi biragoye kubona umwana ubwira se ngo umugabane akiri ubuzima biragoye cyane kuko mubizi kera iyo bajyaga kugaba umukuru w'umuryango yagabiraga abana igihe yabaga amaze kugeza igihe yabaga abana ko igihe cye kigiye kurangira ariko uyu mwana we yasabye se kumuha ibyo yitaga ibye akiri kuzima ubwo bivuze yuko uyu mwana yifuje ko se apfa akiri kuzima uyu mwana rero akiri iwabo yari umwana ubayeho neza yari umwana iwabo byari ibyishimo iwabo barasengaga muri kubibona kuri iyi foto iwabo byari ibintu byiza cyane uyu mwana yarabayeho neza yarigishwaga ijambo ry'Imana ababyeyi bamwigishije kubaha ababyeyi bamwigishije indangagaciro ariko uyu mwana yifujije kuva iwabo uyu mwana rero yabwiye se aya magambo ati data umugabane w'ibintu nk'ibi nuko agabanya amatungo ye papa we rero uko yakundaga umwana we yaragiye agabanya amatungo ye byari afite arabigabanya uyu mwana amuha amatungo uyu mwana rero iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure uyu muhungu yafashe muri kumubona ari gusezera iwabo arishimye arumva afite amafaranga arumva ariyo siye
iwacu mu ijuru hari abana b'Imana bubaha bakundana, abana bagira imico myiza, ariko twebwe buri gihe tuba duhora turarikiye iby'isi, duhora twumva yuko ibyo bitatubaye, ahubwo tukumva ko tugomba kuva iwacu, aho ibyo ngibyo twumva ibyari bikwiye kuduhesha agakiza, ahubwo twebwe tukabitera ubwonko tugashaka kujyamo. Uyu muhungu rero ntabwo byatinze yavuye iwabo ajya mu gihugu cya kure, yarisha ibintu bye mu mugore. Kure y'iwabo rero cyari kimeze kibi cyane. Muri pe system umeze nabi. This is the same to us. We feel weak to go away from God, and we do so, but the love of God is eternal. He loves us still, and He wants us to hold His heart for our sins. Ahangaha baratubwira ko ni nkatwe buri gihe turakumva yuko ibyo dukora se cyangwa ibyo tubaye bitagubanya, ahubwo tugahora dushyigikira irari ryacu, tugahora twumva yuko mu rugo rwa data ibiriye rwose ntabwo ari ibigezweho, ntabwo ari byo duhanye tukajya kure iwacu. Ariko n'ubundi Yesu kuko ari umwami w'urukundo, ari Imana y'urukundo, Yesu aracyagukunda. Uyu mwana rero byatinze ubwo yajyaga muri iki gihugu cya kure yatangiye kwahisha ibintu bye. Reka mbabwire, iyo tugeze hanze muri iyi si yo hanze, Satani ntabwo yicaye hariya yarebera gusa, ahubwo iteye intambwe gake iva mu rugo nawe aba yiteguye kukwakira. Uyu musore akigera hanze ibintu bye ntabwo yigeze abimara igihe kirekire, yatangiye kubyahisha, atangira kujya mu bagore, atangira kujya mu businzi, uri kumubona amafaranga rwose yumva yarageze. Ni kimwe natwe rero, iyi si yo hanze nta kindi ifite. Murabona iyi foto, abasore Yesu ashimwe, abasore Yesu ashimwe. Abasore bo muri iyi minsi iyo bageze mu myaka 12, 16, aba yumva rwose adafite sheri, ntabwo yaba ari umusore, ndetse nayo yicaye muri bagenzi be bamubwira reka wowe si umuntu ubwo udafite sheri. Muri kumubona, muri kubabona babakobwa, umubyeyi wicaye wumva yagaruka muri abo bakobwa natera ikiganza hejuru. Muri kubibona abakobwa ntabwo umubyeyi wese yishimira kuba umwana we akoresha ishuri. Ariko iyo tugeze hano ku ishuri ntangaza no kubona iyo tugiye gufata inifomu baduhereza twese imyenda itwambitse, ariko iyo nta nubwo bijya bimara ibyumweru bibiri utangira kubona rwose amajipo atarahariye ku mikasi, ubona rwose baba ari amajipo twambaye imbere yabo n'indi iyo bavuga batutegeka muri cyangwa kabiri ntazi. Ariko reka abakoresha ubwisane, ntabwo mu rugo kwa data ibintu bagenda, ntabwo kwa data ntabwo iyi saha twari dukwiye kubona, kuko mwabibonye uriya musore akiri iwabo yarabayeho neza, bamwigishaga gusenga, bamwigishaga imico myiza. Ariko nimwitegereze bariya bakobwa nawe, umusore uri aho ngaho wifuza kugira umwe muri bariya bakobwa akamugira umugore nawe, mwabibonye nta n'umwe n'ubwo bamujyana kugira ngo barababona bakabishimira, nta n'umwe wifuza kuzamugira umugore. Nubwo nyine byamara kugahita kwambara akajipo keza uraberewe, ariko nta n'umwe wifuza kuzamugira iki umugore. Muri kubabona rero abakobwa bose bishimye bagiye mu bitaramo reka rimwe nigeze kuganira n'umuntu, umubyeyi wacu yabivuze ngira ngo ni igihe avuzeho. Rimwe umuntu twigeze kuganira arambaza ati kuki uhora wikundira iwanyu, kuki uhora iwanyu nyine mu nzu, ati iwanyu baramukanira bimeze bite? Ndamubwira nti se hariho wagiye wumva bigushimishije ariko ubuzima ubayemo bugushimisha? Arambwira ati aha mwabwikiza abantu b'abakristo cyane, gusa naramubwira nti niba wumva ubuzima aribwo bugushimisha, nibwo bwayo aribwo bugushimishije. Reka mbabwire, nimwitegereze umwana
reba nawe kugeza mu masaha ya saa tatu wibereye hanze akenshi na kenshi bijya bibabaza iyo turi hano ku ishuri ukabona dutaye kuko cyatuzanye turagitaye tugiye mu bindi byinshi ariko kuko mwabibonye aba bantu bahora bakubwira ati wambaye neza mwabibonye ko natwe bifuza kuzakugira iki umugore rero nawe ushaka akabara mujyanye muri ibyo bintu asanga ko nta n'umutima agira n'ubundi icyo namubwira nimba nyifashe umukobwa nkamujyana hariya niba ugeze iwanjye n'undi n'udakaza umukobwa mugeze gute nkamujyana iyi sere iri hanze aha ntabwo twifuza ikintu ahantu twaba turi tukaba sefu tukaba amahoro ni mu rugo kwa data gusa uyu mwana rero akigera hanze inzara yarateye bya bintu byo kuko yari yarabyaye ntacyo haje rero inzara muri bwa hahana yari yaragiye kuko ibintu byari yarabyaye ibintu byari yarabimaze ibintu byari yarabikoresheje ibibi yagize inzara nta kandi kazi rero yahawe yaje kugera gusaba akazi yahawe ntabwo kongera ingurube na bibiliya ubwayo ivuga ko ingurube ari ikizihe bibiliya ivuga ko n'ingurube zayo zikageze gute ntimukazikorere ariko nimwibaze uyu mwana akuye mu muryango wa gikristo uyu mwana akuze yigishwa kubaha Imana yoherejwe kuragira iki ingurube ikibabaje ni uko kugeza ubwo yageze aho yifuza gusangira ibyo kurya n'iki n'ingurube nicyo umwanzi rero natwe twifuza utera intambwe gake ntabwo rwose umwanzi we areba kure ntabwo ajya gushakisha we aba agutegereje ko utirimuka gakeya akageza gute akagufata rero icyo nababwira iwacu niho hantu honyine dushobora kuba wakwibaza ngo iwacu imico yacu myiza imico yacu y'urukundo imico yacu duhesha agaciro niyo igomba kugaragaza yuko iwacu yagiye gute ari heza bive mu cyanya n'igisanganyamatsiko ivuga ngo uruha agaciro ntukageze gute ntukipfushe ubusa niba wihesha agaciro niba umukobwa mwiza umusore mwiza wihesha agaciro abo bose rero bakubwira yuko ntacyo bikumariye mbese utazi ibigezweho abo bose nibo bazagenza gute bazaza kugushaka babona umuntu ushyitse ukomeye ndetse ukomeje Imana uyu musore nk'uko twabibonye yatangiye noneho kwibaza ati se ibi bigezeho ni ibiki ubwo mbona ubuzima bwanze ko mbona bimeze nabi ko mbona ubusizi bunaniye ko mbona mbaye kazizi ko mbona maze kubyara eshanu ko mbona zibigishe ko mbona bimeze gutya ko mbona gereza nayihaze ubu ngubu kwa data abagaragu bo kwa data barajya bakageza gute bagasigaza ariko ngende kwicirwa inzara no kure y'iwacu naho nataye iby'iwacu none ndikwicirwa inzara mu gihugu kitari icy'iwacu niko natwe bimeze iyo umaze kwisuzuma ukireba ukabona ubuhenebere wagize ukabona uburyo wagiye kure y'iwanyu ukabona uburyo ibyo urimo bidakwiye utangira gutekereza uko ibintu byari bimeze icyo yose nakubaza muri aya masaha ese iyo wirebye ukareba imibereho yawe ukareba uko ubanye n'abandi ukareba imyambarire yawe ukareba imirire yawe ukareba imivugire yawe ukareba imigendere yawe ubona uhwanye no kuba uwo mu rugo kwa data cyangwa se wamaze gusanisha uyu musore rero yafashe umwanzuro mwiza cyane wo kwibuka ko agomba gusubiraho urugo ntarirarenga rero natwe kuri twebwe data uradutegereje uyu musore ubwo yasubiraga iwabo bibiliya tubwira yuko papa we yamuboneye ubwo bivuze papa we yahoraga ku marembo buri gihe ategereje yahoraga yicaye areba ko umwana we yagaruka yahoraga areba ko yagira igitekerezo cyo kugaruka nshuti zanjye data mwijoro ahora yicaye ategereje ahora areba yuko uwizera Imana yamugarukira ahora areba yuko wowe wamugarukira iyo uhindukiye gake Uwiteka aragusanganira Uwiteka akwambika imbaraga Uwiteka aragukomeza icyo dusabwa
uyu musore rero yaratashye uri kumubona asubiye iwabo. Papa we rwose yaramwiteguye. Bibiliya ku murongo wa 20 iratubwira ngo arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka kure se aramubona yamubabariye yaramuboneye kure. Akimubonera kure yagenje ati yaramubabariye. Ni kimwe natwe mu ijuru kwa data bahora biteguye kutubabarira igihe duteye intambwe imwe gusa, igihe twishimiye gusanga data dusanganira tukiri kure akatubabarira. Uyu mwana rero yaratashye agaruka kwa se, uri kumubona agarutse mu rugo. Papa we ibyishimo byari byinshi cyane, byari iby'umunezero kubona umwana we agarutse. Rero byari ibirori kubona agarutse. Ikindi nk'uko natwe mu ijuru biba ibirori byinshi cyane, mu ijuru biba byiza iyo umunyabyaha umwe agenje gute yihanye. Muri iki gice cya 15 bagenda batubwira imigani myinshi, harimo umugani w'intama yazimiye. Aha ngaha intama yazimiye batubwira yuko yabaciriye umugani ati ninde muri mwe waba afite intama 100 akazigiza imwe muri zo ntisige izindi 99 mu gasozi akagera gushaka yazimiye kugezaho aho ari buyibone. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye. Yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishime kuko tubonye intama yanjye yari yarazimiye. Ndababwira ukuri yuko ijuru bazishima batyo umunyabyaha ubwe, ijuru bazishimira batyo umunyabyaha ubwe wihanye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiye kwihana. Mu ijuru kwa data barishima iyo uhindukiriye. Mu ijuru kwa data barishima iyo babonye ko ibyo twari twarasayishijemo, ibyo twabagamo bibi tubiteye umugongo tukishimira kujya kwa data. Uyu mwana rero ubwo yageraga iwabo, papa we yarishimye abwira abagaragu ati mubage ikimasa mu bimasa byanjye mfite, mubagemo ikinini ndetse muzane n'ikanzu yo kugira ngo ageze tumwambike. Mu rugo iwabo bari bishimye cyane kubera umwana wabo wari ugarutse. Mu gitabo cyitwa inama zigira itorero kuri paji ya 60 icyigisho cyitwa Kristo gukiranuka kwacu gasumbi ka 3 aravuga atubwira ngo Imana ntitureka bitewe n'ibyaha byacu, tubasha gufatika maze tukababaza umwuka wayo, ariko nitwihana tukayisanga dufite imitima yicuza ntizadushora icucu. Hari ibihindizo bikwiriye kuvanwaho. Dutekereza nabi tukibona, tukabona ko twihagije, ntitwihangane kandi tukigorora. Ibyo byose bidutandukanya n'Imana. Ibyaha bikwiye kwaturwa kandi tukagirirwa ubuntu binyuze mu mitima yacu. Abiyumvamo ko bafite intege nke kandi bacogoye bashobora guhinduka abagabo b'intwari b'Imana kandi bagakorera shebuja umurimo w'icyubahiro gikomeye. Ariko bakwiriye gukorera aharushijeho kwirengera. Ntibakwiriye gukururwa n'impamvu zo kwikunda. Mu rugo rwa data nk'uko twabibonye haba ibyiza byinshi. Rero baratubwira ko tugomba kwihana tukibuza ibidutera gutekereza nabi, ubwibone bwacu, kutihangana aho tutegera Yesu. Nanone kuri paji 32 ugasubika kabiri baratubwira ngo sanga Yesu ubona uburuhukiro n'amahoro. Ushobora kuba umugisha ndetse n'amahoro. Satani akugira inama avuga yuko utagira kizira kandi udashobora kwiha umugisha. Ni iby'ukuri ugira
byakigirira ariko shyira Yesu imbere yawe uvuga uti mfite umukiza wasohotse ndamwiringiye kandi ntazakunda ko ndibuka mvugishwa impundu n'izina rye niwe gukiranuka kwanjye ni ikamba ryanjye ryo kwishima ntihakagire uwibwira ko ntahari kuko atari ko biri ushobora kumenya yuko uri umunyabyaha kandi uzarekuka ariko ibyo nibyo bituma ukeneye gukiza niba ufite ibyaha ukwiriye kwatura wipfushije ubusa ibi bihe bifite igiciro nk'icy'izahabu nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira batubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose bibareka mu rwanda rwa Yohana igice cya 27 abafite inzara n'inyota byo gukiranuka nabo bazahabwa kuko Kristo ari bigasezerana umukiza mwiza amahoro ye arambuye umukiza mwiza amaboko ye arambuye kwakira kandi umutima we ukomeye w'urukundo utegereje kuduha umugisha kuko twagiye tubibona uyu mwana igihe yafataga umwanzuro iwabo bari bishimye mu rugo rwa data rero nabo bariteguye kukwakira nimurebe ibyishimo bizaba mu ijuru nimurebe uburyo buri wese azambika ikanzu bitewe n'imirimo azaba yarakoze icyo nagusabira nshuti yanjye ni ukugira ngo ibyo wasayishijemo gusuzugura abayobozi ubusambanyi bwawe ubugome bwawe kwibana byawe uyu munsi guhera uyu munsi ubitere umugongo ahubwo wishimire kuzambika ikamba ugera mu ijuru iwacu rero mu ijuru ni hariya iwacu ni mu ijuru ntabwo dukwiye kwigundira iby'isi ngo tubone yuko ntiducikwa umupira reka ntiturabisi ntabwo turaba tugendanye n'ibigezweho ntitutiyambarira utujipo twiza tugeze hejuru y'amabere reka ntabwo turabagezweho iwacu ntabwo ari inaha rero ntabwo dukwiye kugeza gute gukorera iby'inaha ahubwo dukwiye gukora nk'abakorera kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru iby'isi rero tubitere umugongo twese duhurire mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 igice cya 6 guhera ku murongo wa 10 kugeza ku 13 Haitera ngo uburyo bwo gutwara amazi y'Imana ibisigaye gukomerera umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'abantu mu ijuru nuko rero utware intwaro z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muri ako kanya rero icyo nabasabira ni uko ingeso zacu ntizatubase ububi bwacu twawusiga tugasubira iwacu mu rugo uyu munsi ndashaka gusengana n'umuntu uvuga ati data naracumuye data nahabiye kure kuko twatangije natwe tuvuga ngo nahabiye kure data nagiye muri ibi byinshi gusa uyu munsi bonye yuko ukwiye kugaruka mu rugo bonye yuko iwacu ariho ibyiza byose biri bonye yuko iwacu ari umutima wanjye ushobora guturiza none data ndagarutse ndagira ngo mbabarire umuntu wese ufite icyo cyifuzo ndagira ngo ahagarire ku maguru ye ubundi dusenge nanone ushobora kuvuga uti ntabwo bihagije mwana ndashaka kukwiyegurira ndashaka kubigaragaza mwana ndashaka kwerekana yuko umutima wanditswe rwose ndashaka kugaragaza ndashaka kukwiyegurira ndashaka kugira ngo umuntu wese uzabikora kandi ajya kuwubona mu gihe ajya abona ko ndi kumwe nawe Uwiteka nimba ufite icyo cyifuzo ndagira ngo utambuke turi kuririmba imisoza y'ijana na 91
kugira ngo niba ufite icyo cyifuzo utambuke dusengere hamwe. Umuntu wese uri aha ngaha wumva ufite icyifuzo cyo kuzaba mu ijuru, wumva ufite icyifuzo cyo kuzibera iwacu mu ijuru, atambuke imbere maze dusenge. Baduhamagare abakoresha baza kuca ku ndirimbo isoza.
ikintu gikomeye ukoresheje ubwoko wawe umugisha wemeye gukora kugira ngo ugire ibisato data ni by'ukuri koko twagiye kure yawe uri iwacu kandi tukabona turahangayika turahagaruka none data tunejejwe n'umukuru wawe kuko udutegeye amaboko ushaka kugaruka tuzagenda niyo mpamvu twitara kureba abahagaze ku birenge byabo ubwo data hari byinshi turakomanga ku mutima turaje utwakira amen ariko by'umwihariko hari ababyeyi nkamwe bashaka guhamiriza bagenzi babo guhamiriza isi ituzengurutse ko badashaka gusubira mu byabo bashaka gutanga urugero rwiza imibereho yabo imivugire yabo inywere yacu imyambarire yacu uko turi kose impagarike yacu data tubagejeje utwakire tukuzanire zacu ubunyacyaha bwacu uduhindure duhembure duhindure bashya kandi